jenoside yakorewe abatutsi yadusize turi batatu, nkaba narasigaye ari njye mukuru. Munyemerere ubuhamya bwanjye buhere mbere y'1994. Ngize imyaka 4 hari mu 1986, iwacu banyohereje kurererwa kwa nyogokuru mu cyahoze ari komine Shyorongi, segiteri Nzove, ubu ni mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kanyinya. Ndibuka ko nubwo nari umwana ariko byose ndabyibuka. Ndibuka ko umunsi wa mbere ngezeyo twaraye twihishe mu bihuru baduhiga ngo batwice. Ntabwo byabaye uwo munsi gusa, kuko iminsi yakurikiyeho inshuro twararaga mu rugo ntabwo zarenzaga 2 mu cyumweru. Kenshi twabaga twihishe, twahigwaga n'abaturanyi bacu.